bigamiki ni iki tubona ko natwe twiteguye kugendererwa n'Imana? Ni twakwigira iki kubatubanjirije intwari zacu zo kwizera? Imana ishimwe. Bibiliya iravuga mu Baheburayo ibice 12 aravuga ngo ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo hari uko tugomba kwifata. Paulo yanditse avuga intwari zo kwizera mu bice 11 kuzabanje intwari tuzi ko ari zo kwizera. Yahereye kuri ndetse kuri Adamu Edayeri, Imana irema, avuga ba Henoki, avuga Abeli, avuga abantu bose babaye intwari zo kwizera. Araza abatavuze gusa nabi igihe cye, avuga ko zabaye intwari zo kwizera. Arangije kuzivuga avuga ko abo bamaze guhamywa neza, igisigaye gusa nuko batazahabwa ibyasezeranijwe tutari kumwe. Arangije kubivuga aravuga ati none rero ubwo bimeze gutyo, ubwo tugoswe n'igicucu, ubwo tugoswe n'ibihumbi by'intwari z'abantu bo kwizera, twakagombye kwifata dute? Aravuga ngo dore uko twakagombye kwifata. Cyambere ngo nidutumbire Yesu wenyine kuko ari we banze ryo kwizera, akaba ari nawe usohoza kwizera ko bamwizeye. Cyakabiri twiyambura ibituremerera byose n'ibyaha bibasha kutwizingiraho vuba. Akomeza agaragaza murongo wa 4 uratangaje, aravuga ngo tugere ahantu aho dushobora kuvusha amaraso ndetse turwana n'ibyaha. Aravuga ngo umeze atyo abamaze gutungana rwose. Petero yaravuze ngo umuntu ubabarizwa mu mubiri we ngo ni ikimenyetso cy'uko abamaze gutungana rwose. Buryo ubabarizwa mu mubiri, ushobora kubabazwa mu mubiri azira gukiranuka, ngo ni ikimenyetso cy'uko bamaze gutungana rwose. Amen. Kwihana twarabivuze, ariko ubwo tugoswe n'intwari zo kwizera n'abandi bantu Imana yagendereye, dukwiye kwifata dute? Dukwiye gukora iki? Ni ibiki byerekana kugendererwa n'Imana? Imana ishimwe cyane. Reka dusomere mu Itangiriro ibice 21 umurongo wa mbere. Haranditse ngo Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze, Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara asama inda y'Aburahamu ashaje, babyarana umwana w'umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Amen. Imana ishimwe cyane. Turebane noneho. Uyu munsi uranyemerera duse nabiga gake, turasoma n'ibyanditswe byinshi kugira ngo twongere kumva ko igihe cyo kugendererwa n'Imana atari inzaduka, si ibintu bigiye guhera kuri twe. Oya, nta gishyashya muri ibyo. Salomo niwe bavuze ngo nta kintu gishya munsi y'ijuru, ngo ikiriho cyabayeho. Rero no kugendererwa n'Imana, iri jambo ubwaryo si ijambo duhimbye, ntabwo ari igihimbano, ahubwo ni ijambo riri muri Bibiliya. Imana igigira igihe ikagenderera ubwoko bwayo. Amen. Ese tuvuze ngo kugendererwa n'Imana, nongere subiremo, tuba tuvuze iki? Naho ze soma za definition abakozi b'Imana bagiye bahereza iri jambo icyo bita divine visitation. Icyambere baravuze ngo kugendererwa n'Imana ngo ni igihe isi n'ijuru ngo bikoraboratinga together. Sinzi uko nabivuga. Ngo ni igihe isi n'ijuru bikorera hamwe. Ni igihe noneho ijuru n'isi biba byabaye ikintu kimwe. Imitekerereze y'Imana, imigirire y'Imana, imikorere y'Imana itangira igakorana n'abantu, ukayibona mu isi ku buryo ubona Imana n'abantu barimo barakoraboratinga, bakorera hamwe. Icyakabiri, iyo tuvuze ngo divine visitation, ni icyo bavuga ngo isi ibikorera mu cyo bita supernatural manifestation. Isi imikorere y'itorero, imikorere y'abemera Imana ibikorera muri supernatural, ibikorera mu bintu, mu migirire idasanzwe. Imana ishimwe cyane. Iyo ureba ukabona abantu bari kugendera mu mbaraga, bari kugendera mu kwera, bari kugendera mu mitekerereze atari imitekerereze uri naturel, ahubwo ari imitekerereze supernatural. Amen. 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 Iyo tuvuze ngo Imana igendereye ubwoko bwayo, ngo twakongera tukabivuga gutya, ngo ni igihe amasezerano n'ubuhanuzi umuntu afite yumvise ngo biba bibaye reality. Haleluya. Iyo uvuze ngo Imana yagendereye ubwoko bwayo, nanone urebye tugiye kubiganiraho, ni igihe ijambo wumvise, ni igihe ubuhanuzi wakiriye, ni igihe amasezerano y'Imana ubitse ahinduka reality mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane.
ibintu byose urabona hari ibintu muri Bibiliya ndabizi neza turabyemera, ariko nta na rimwe twemera ko bizaba ukuri mu buzima bwacu. Ukavuga ati Imana ikiza abarwayi, ariko wakumva naho bavuze ko umuntu yakize ari ikimuga, ukaba wavuga ko ari imbaraga z'umwijima zabimukoresheje. Nyamara Bibiliya ugendana uremera ko Yesu yazuye abapfuye. Uranyumva? Uremera ko Yesu yakijije umuntu wavutse ari impumyi. Ariko nubwo ubyemera ntabwo usa n'ubyemera ko bizaba mu buzima bwawe. Ni ukuri gusa n'abaringa, ni ukuri gusa n'amateka, ni umukuri wasa naho uvuga ngo birasa n'ahari inkuru ikabya. Iyo rero twavuze ngo ni igihe cyo kugendererwa, ngo ibyo bintu ufata nk'ari amateka bihinduka reality, bihinduka ukuri gufatika mu buzima bwawe. Amen, amen, amen. Igihe cyo kugendererwa n'Imana ni igihe twavuga ngo ubuzima bw'umuntu busa n'ubwasutswemo amavuta, ngo ibintu byari bisanzwe bigoye bikagenda byoroshye nk'urunyiriri. Biba byoroshye nk'aho urunyiriri. Wabwira abantu ngo nimuze guterana, iyo igihe cy'Imana cyagenderewe abantu baza amasaha ataragera. Turi kujyana? Wabwira abantu atari ko nyamara ni mwihane, iyo igihe cy'Imana cyagendereye bihana ntawe bibabwiye, baragusanga ati narinje kwatura. Iyo igihe cy'Imana kigenderewe ni ibyo bintu, ibyo twibwira, ibyo dusoma bizabaye ku batubandirije bihinduka ukuri mu buzima bwacu, ubibona mu buzima bwawe. Amen. Igihe cya mbere rero Imana yagendereyemo abantu bayo, ndaza gusaba David nyina dusomere, ni iki gihe Imana yagendereye Aburahamu ndetse na Sara. Imana yahamagaye Aburahamu, murabizi mu bice 12, imukura mu gihugu cyabo cyitwaga Uri y'Abakaludaya, aho babaga muri Mesopotami tuvuze mu yindi mvugo. Imana ambwira ati va mu gihugu cyanyu ujye ahantu nzakwereka, nzaguha umugisha, abazagukomokaho bazaba nk'umusenyi wo ku nyanja. Imana imusezeranye imigisha 7. Aburahamu aragenda. Bigeze mu bice 15 yumviye Imana, abwiza Imana ukuri, aribwira ati wimbeshya, mbega umugisha uzamana uwuhe? Kubizi neza ko ibyo ntunze nzabisigira umugaragu wanjye igisonga cyanjye Eliyazari, ni umunyegiputa, mpfuye ndi incike. Yari afite imyaka hafi 90. Imana irambwira toya, ntabwo Eliyazari ari uzaragwa ibyawe, umugisha nzaguha umugisha, kandi hari uzakomoka mu rukiryi mu buzima bwawe kuri wowe na Sara, niwe nzaguheraho umugisha. Amen. Aburahamu ngo yizera ibyo Uwiteka mubwiye. Umurongo wa 6 haravuga ngo Imana ibimuhanyiriza no kugira gute? No gukiranuka. Aburahamu arakomeza. 17, 16 umugore we aramureba arambwira ati rero muvandimwe, utazira intege nke zanjye, utazira icyaha cyanjye, utazira kudashobora kwanjye, ndagira ngo urebe uriya muja wacu witwa Hagari, mbona ari umugore mwiza, mbona atagusebeza, mwegere muryamane, mwegere umubyareho agahungu. Ibyo Imana yavuze ahari wumvise nabi, sinzi uko yamubwiye ati reka ibyo, ahubwo kora uko ushoboye, vraiment wishakira akana, ninjye utabyara ndakubohoye. Ubundi aba bagore si benshi, ntago ari abagore benshi bamera batya. Uyu Sara kabisa ari umukiranutsi, emera ubyare. Ngo ngira ngo nawe yamutereteye Hagari, haranga ati rwose igenda uryamane na boss nta kibazo. Ngo bararyamana ako kanya mutera inda, abyara umwana witwa nde? Ishimayeli. Ibice 17 Imana iragaruka ati narakubwiye ngo nzaguha umugisha, nzaguha umugisha nk'uko nabivuze, kandi nzawuguhera kuri Sara nawe. Ngo Aburahamu asa n'useka, abwira Imana ati ndakwinginze. Bavandimwe, hari ibyo Imana itubwira ukayibohora, ukayibwira ati ndakubohoye Mana, ndakubohoye vraiment, nutanabisohoza nta kibazo, byihorere. Ibyo 17 ngo yikubita imbere y'Imana, arayibwira ngo Uwiteka wowe kabyara we, ahubwo mbera umugisha Ishimayeli nishugurukiye. Ibya Sara nawe yarabivuyemo, niwe wambwiye ngo mzara kakana, nawe yabivuyemo. None ahubwo mbera umugisha Ishimayeli nyabona, kuko nirwanyeho ndagerageza ndashugurika, ahubwo humugisha ibingibi. Nibyo ndi pastor yatwigisha akavuga ngo umuntu usenga neza nta tegeko cy'Imana ihumugisha, ahubwo aravuga ngo mpa gukora icyo wahaye umugisha. Amen. Ngo Imana iramureba ati nzamuha umugisha, ariko icyo navuze nzagisohoza hagati yawe nande na Sara. Avuga ati okay, nta kundi. 18 abamarika ngo bari bagiye n'Uwiteka, bari batatu, ngo bagendera Aburahamu arabagaburira, murabizi. Ngo Imana iraza, uyu Sara niyo mpamvu biri mugira icyitegerezo cy'abagore, ikavuga ngo tumenye kubaha abagabo bacu nk'uko Sara yabigenzaga. Ngo yubahaga umugabo we akamwita umutware. Kubera iki? Uyu Sara yari umugore wubaha pe. Nuko rero abagabo baraje, Aburahamu yiberaga mu ishyamba, aho bitaga mu misozi ya Mamure, hari mu ishyamba, n'ahantu hatanaryoshye mu bwiza, kugira ngo yitandukanye n'isi.
ngo hanyuma abona abagabo bamunyuzeho ngo arirukanka arabinginga ati mwaje iwanjye kweri mugakaraba ibirenge nkabagaburira vraiment ari ubu ngubu ntabwo twajyayo ndabihamya neza bavuga ati umuntu arashaka kuturoga ariko icyo gihe bari abantu beza isi yari itarangirika ati nukuri mwihangane mwoga ibirenge baraza boga ibirenge aba bagira ikimasa bacumbira ubugari bagira gute bararya bagiye kugenda bamaze kuhaga nyine ngo umwe Uwiteka arahaguruka aravuga ngo umwaka utaha nk'iki gihe nzakugarukaho Sara byare umwana w'umuhungu ngo Sara aho yari mu ihema araseka mu bintu upfa n'abagabo iyo bahaze baravugishwa mu by'ukuri singenge nyine murabizi ko bajya bavuga ngo abagabo ubita ku bintu byinshi ngo ariko kimwe muri ibyo ugomba kumenya kubatekera sinzi ariko nabonye mu Nyarwanda tudakunda ibiryo cyane banze batubeshyera sinzi ubanza arabahandi bagabo rero Sara nawe yarabizi neza umugabo yahazi nta kuntu atavuga kwazagaruka Sara byara umuhungu imyaka 100 ngewe ngo abaseka ati Abraham abyare afite 100 nanjye mbyare afite 90 ngo araseka Uwiteka udahishwa rero ngo amenya mu mutima wa Sara ambwa ati sa ugize ute urasetse ati wallahi urambeshyera ntabwo nsetse kabisa urasetse n'ikimenyimenyi usekeye mu mutima ati nukuri da wigeze wumva ijwi ryanjye urasetse nicyo gituma ngewe nzakugarukaho nkagusetsa by'ukuri ngaguha ibitwenge by'ukuri nzakugarukaho umenye ko ndi Uwiteka ibice 21 rero nibyo twasomye ikintu cya mbere Uwiteka ajyaza turebeye mu mateka yabo yagendereye azanwa no gusohoza isezerano n'ijambo yakuvuzeho akarihindura ukuri mu buzima bwawe niyo wowe waba uvuga ngo byararangiye iyo Uwiteka avuze ngo nzakugarukaho nzakugenderera twasomye ngo nuko Uwiteka agenderera Sara nkuko yavuze Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije nshuti yanjye iyo tuvuze ngo ni igihe cyo kugendererwa n'Imana ndakwinginze ujye wegeranya bya bindi bidashoboka wegeranye bya bindi bizapfuye ubwira Imana ngo ndabizi neza iyo tugendereye ntabwo ari uko abantu bagenderera abandi narakubwiye ngo Uwiteka ntabwo ngo nzakugenderera ntabwo ari ukugira ngo utahane uburebure bwe uvuge ngo namubonye yarameze nk'izuba oya ahubwo iyo kugendereye abazanywe n'intego ntabwo Imana ijya igendera abantu idafite ibita papasi hari intego ituma Uwiteka agendera abantu iya mbere rero ni ugusohoza isezerano ni ugusohoza ijambo ni ugusohoza ibyo yakwiringije agatuma biba ukuri mu buzima bwawe amen 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 nzahora muvuga Aburahamu ni sogokuruza wabizera kweli nakiye muvuga kenshi si ukubura ubutumwa nzamugarukaho nituvuga kwizera nababwiye igitabo nasomye nahoze nsoma nabonye akivugaho Robert Kayanja avuga ngo Aburahamu yari umunyambaraga kuruta cyane amuvuga uburyo yari umunyambaraga aravuga ngo namwe nimwibaze ngo kubera isezerano ry'Imana ngo Imana yabujije Sara gusaza hari filimi nigeze kubona kera yari seri bakina abantu baranyoye imiti badasaza ukumva umuntu akubwiye ngo se ufite imyaka ingahe ngo imyaka 800 wamureba ukabona ari munsi yanjye nibagiye ukuntu twe bari event nibagiye ukuntu yitwa filime itangira nyine berekana abantu badasaza Aburahamu nawe yarameze nkabo ngabo ibaze nawe Aburahamu na Sara wamureba ngo ubwo bagendanaga ibaze uyu mukecuru yaracuze ari mu myaka 90 bagendana na Aburahamu bavuye mu gihugu cyabo bateka twigira ibujumbura basuhutse ngo iyo bagendaga ikintu Aburahamu yabwiraga Sara yaramubwiraga ati ineza wangirira ujye uvuga kuri mushiki wanjye kuko umuntu wese uzakubona azakuntwara n'uburanga bwawe uyu ari kubwira wari we ntagafite 35 ntagafite 25 afite 70 ngo kubera isezerano ry'Imana ngo Imana yamurindiye ubuto imurindira wamureba yavuga ngo ufite 90 wowe ukabona afite 25 Imana ishimwe cyane haleluya haleluya ngo kubera isezerano amabere ya Sara yongeye gushinga kuko yararindiriye kuzosa Uwiteka yavuze ngo nzakugenderera ibivuze kuza gusohoza isezerano n'imbabazi zayo n'ineza yayo n'icyo yakuvuzeho icya kabiri nsomera muvandimwe wanjye David ibice 4 kuva ibice 4 umurongo
wa 31 ibice 4 umurongo wa 31. Kuva ibice 4 umurongo wa 31. Abantu baremera bumvise yuko Uwiteka yagendera Abisirayeli akabona umubabaro wabo. Haleluya. Barunama bikubita hasi. Haleluya. Abantu baremera kuko bumvise ko Uwiteka yagize gute? Yagendereye abantu bayo. Imana ishimwe cyane. Aya magambo yavuzwe ryari? Ni igihe Mose Imana yamutumaga imutumye kujya kubwira Abisirayeli ngo igihe kirageze Imana igiye kubakura mu buretwa. Bibiliya itubwira neza ubwo Imana yagendereye Mose mu bice 2 ngira ngo mu Kuva hatangira havuga ngo Uwiteka yibuka areba umubabaro w'Abisirayeli, ngo yibuka agahinda kabo, ngo areba umubabaro bafite, ngo arangije aravuga ati mpagurukijwe no kubagenderera. Nshuti yanjye, icya kabiri, Imana ivuze ngo nzagenderera ubwoko bwayo, igihe cya kabiri yagendereye ubwoko bwayo ni igihe yari ije gukura Abisirayeli mu buretwa no mu maboko yande ya Farawo. Amen. Igihe Abisirayeli bari mu buretwa no mu maboko ya Farawo bakoreshwa uburetwa. Iyo tuvuze uburetwa biragoye kubwumva muri iki gihe, biragoye kubera ko muri iki gihe nta buretwa bubaho. Mu by'ukuri bigoye gusobanura uburetwa ukoresheje ingero z'ubu, byagorana. Icyo gihe uburetwa kwari ugukoreshwa imirimo y'agahato, warangiza ukayikoresha ukubitwa, warangiza ntushimirwe. Kuruhuka byaterwaga nuko ugukoresha uburetwa ananiwe gusa. Iyo yananirwaga kugukubita akananirwa kugusupervisa, nibwo bavugaga ngo runaka araruhutse. Uburetwa wari wo murimo mubi ubaho muri iyi si. Isi yarakoze guhaguruka nibura igaca uburetwa. Rero igihe cya kabiri Imana yagendereye, tubona mu ijambo ryayo, yagendereye ubwoko bwayo igakoresha ijambo ngo ngendereye ubwoko bwanjye. Ni igihe yari ije gukura Abisirayeli mu buretwa. Ubwo Mose yagendaga kubabwira ngo Uwiteka abantumyeho, kandi arambwira ngo Imana avuga ngo ije kubavana muri ubu buretwa, Abisirayeli banze kubyemera. Baravuga ati reka da, tuzapfira hano. Farawo yari afite imbaraga, yari umwami utegeka isi yose, yababazaga buri munsi, ntibibwiraga uwabakura muri ako gatunamgene, bari bazi ko bazahapfira rwose. Ariko Mose aravuga ngo rega, ntabwo ari njyewe, ni Imana ya sogokuruza Aburahamu, ni Imana ya sogokuruza Isaka, ni Imana ya Yakobo, nivuze ngo njyewe ndaje nze kubakiza. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Abisirayeli bananirwa kubyemera, baravuga ati ibi ntibizakunda. Ngo ariko bumvise yuko Uwiteka bagendereye, barahaguruka baremera, barahaguruka barizera, kuko Uwiteka yagendereye abantu bayo. Dore rero icya kabiri kiba iyo twigiye aha ngaha, haba icyo bita supernatural manifestation. Iyo Imana ije gukura abantu mu buretwa, iyo Imana ije kubohora abantu, ikora n'ibyo abantu badashobora gukora, ibakirisha amaboko n'imbaraga zayo zidasanzwe. Amen. Amen. Hari abantu barwaye indwara zidakomotse ku ndwara zisanzwe, ahubwo zitewe n'imyuka yiwabo, n'imyuka aho ushobora gusanga bohewe kure. Hari umuntu udashaka ari uko atari mubi, ahubwo asanga baravuga ngo ibi niko byagenze, ngo na nyirasenge yaguye ku gasi, ngo na runaka, ibya bindi twita za karandi, cyangwa imyuka ibosha abantu. Iyo bibaye ngombwa, iyo Imana ije gukura abantu mu buretwa, bibaye na ngombwa ikora ibitangaza, ikora icyo twita ibitangaza, ariko abantu bayo ikababohora, kuko Uwiteka yagendereye abantu bayo, abazanywe no kubohora ndetse no gukiza. Amen. Amen. Murabizi ibitangaza 10 byabaye ubwo Imana yakuraga Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Yemeye gukora n'ibitangaza. Inkoni yabaye inzoka, tuvuga munyibutse n'ibindi. Umukungugu wabaye inda, ijuru ryarakingutse ntihagwa imvura, ahubwo hamanuka urubura rumeze nk'umuriro. Murabyibuka ko amanywa yabaye ijoro, hamaze iminsi 3 bwarije, kandi bukira hano, ariko inyamirambo hakaba habona. Urumva ibyo bintu mirakiroze, ibintu mbega ugasanga hano harije, oya dereka twe kuvuga gutya, inyamirambo ni kure, hano hakaba hije, ariko muri Kaosha hakaba habona, kubera ko Imana yavuze ngo zabateza umwijima. Nshuti yanjye,
nagira nkubwire ngo niba bibaye ngombwa, niba ko kuri mu mwijima, niba hari imigozi kuboshye, niba hari farawo ubosha ubuzima bwawe, iyo Imana ivuze ngo nzakugenderera, nibiba ngombwa uzabona ibitazwi n'abantu, uzabona manifestation y'umwuka wera, ibitangaza bizaba, ariko Imana izagenderera ubwoko bwayo. Amen, amen, amen. Kugira yenda ngo byumve, Yesu yaravuze muri Matayo 8 umurongo wa 31 ngo abwira abayuda bamwemeye ati, ubwo mwebwe ubwo muzakomeza kumenya ukuri kuzagira gute? Kuzaba batura. Baramubwira ati twebwe ntabwo twabaye imbata z'umuntu wese. Ati reka da, hari abantu b'imbata z'ibyaha, hari abantu bakora, iyo umuntu wese akora icyaha akagisubiramo burya ni imbata y'icyaha. Kandi rero ngo imbata niba mu rugo iteka, murabizi neza. Amen, amen. Iri jambo rijya rimpumuriza umutima. Yesu yararivuze, sinaryaga njyumva, naryumvise hashize igihe, kuvuga ngo imbata niyitaba mu rugo iteka, ngo ahubwo nyirarwo ni urubamo. Iyo tuvuze ko imbata itaba mu rugo iteka, no kuvuga iki? Umuntu uri umukozi ubiwanjye, yaba yishimye atishimye, ntabwo aho akorera ari iwabo. Igihe kizagera avuga ati ngiyewe ndahavuye ndagiye. Yesu yavugaga rero ni muhumure, niba ukora ibyaha, aravuga ngo ibyaha nibyo bikugize imbata. Ntabwo ari uko wowe waremewe, wowe iwanyu urukuri umunyabyaha, oya. Ahubwo igihe kizagera ubwo umwana azakubatura, uzaba ubatuwe by'ukuri. Nshuti yanjye, niba uri imbata y'ibyaha, niba uri imbata y'ubugumba, niba uri imbata y'ikise y'ubusinzi, niba uri imbata y'iki y'ubukene, sinzi ikikugize imbata kidasanzwe, aho Satani yimye hejuru y'ubuzima bwawe, ngo ufite inkuru nziza ikubwira ngo ubwo umwana azakubatura, uzaba ubatuwe by'ukuri. Yesu yaje mu gihe cya kabiri, Imana yagendereye abantu bayo ikababatura, ikabagira mu mudendezo. Ni igihe yarije kubakura mu buretwa no mu bata bw'ibizare bibaboshye. Icya gatatu, dusomere Rusi igice cya 2 umurongo wa 6. Rusi igice cya 2 umurongo wa 6. Rusi ari hagati ya Samweli de abanziriza Samweli. Ubu ndabize ararutajya vuga, ariko Rusi aba muri Bibiliya abamo. Rusi akurikira abacamanza. Rusi igice cya 2 umurongo wa 6. Bukeye ahagurukana n'abakazana be kugira ngo ave mu gihugu cy'Imowabu asubira iwabo, kuko yari yumviye mu gihugu cy'Imowabu yuko Uwiteka yagendereye ubwoko bwe akagira gute? Akabaha ibyo kurya, kuko Uwiteka yumvise ko yagendereye ubwoko bwe. Ubwo aho tubona bwa gatatu Imana igendera ubwoko bwayo, ni igihe mu Isirayeli bagize inzara, ngo bagize inzara nyinshi, ngo itera abantu gusuhuka. Iyi nzara ngo yabateye guhemuka. Kubera iki? Imana yari yarabujije abantu bayo, irababwira ngo ntimuzasubire, ntimuzajye mujya mu bihugu. Ibi byari itegeko ry'Imana, ibabuza guhungira mu mahanga, ibabuza kujya gusukira hano nk'Imowabu. Ngo Abisirayeli barahaguruka barasuhuka, inzara ibateye. Uyu mugabo Nawomi n'umugabo we n'abahungu we Kiriyoni na Miliyoni, ngira ngo baravuga ati inzara iratwishe, bava mu Isirayeli basuhukira Imowabu. Bagezeyo, icyatumaga Imana ibabuza si ikindi, nuko iyo bagiragayo basengaga ibigirwamana, wasangaga baraguye, Imana ikabibabuza. Rero bananirwa kwihangana, inzara irabahemuza, bajya gusuhuka. Basuhukiyeyo, uyu mugore Nawomi agira ibyago, apfusha abahungu be bombi, apfusha n'umugabo we, basigara bari aho ngaho. Ikindi, ibyo yashatse ibyo kujya yagiye gushaka ntiyabibona, apfusha abana, asigara wenyine. Yasigaye ari incike. Si nicyo cyonyine gusa, ngo amaze gusigara ari incike, aravuga ati mbega Mana yanjye, aba bakazana banjye nzabatungutsa hehe mu gihugu cy'iwacu? Kuvuga kuzanyira abanyamahanga cyari igitutsi, cyari kuvuga ngo uzanye ibizira mu gihugu cy'isezerano. Nzajyana haba abanyamahanga b'abakazana banjye. Ngo arabegerera binginga ati mwoka byaramwe, ntabwo nzababyarira abandi bagabo, ni mwigendere mujye kwishakira abandi bagabo, ndababohoye ni mugende. Dore Uwiteka niwe wangiza atya, Uwiteka yampannye ibikomeye, Uwiteka yarandetse, namwe ni mundeke. Ngo bose bararira, ngo ruparongera bati oya mwirira mwibabara, Imana izabibuka, ntabwo ari mwe mwabiteye. Ngo ruparamusoma, yemera ibyo amubwiye, aragenda, yumva bifite logique. Ngo ariko Rusi we amubaha akaramata, aramubwira ati ndakurahiye winyingingira kugusigarega, aho uzagwa niho nzagwa, Imana yawe izaba Imana yanjye, niyagira ikintandukanye nawe uretse urupfu
nukuri Imana izabimpura, aho uzago bazahampamba nanjye. Ngo ndaramureba ati uri iki gituma nkurikira? Abasoma Bibiliya na commentaire ngo Rusi cyatumye atava kuri Nawomi si ikindi. Ntabwo icyatumye Rusi atava kuri Nawomi ari ikindi yamushakagaho, oya, ngo ahubwo igihe cyose babanye n'umugabo we, ngo n'uburyo yitegereza Nawomi, ngo yabonye uburyo Imana y'Abisirayeli ari Imana nzima. Aravuga ngo Imana nababonanye rero ntabwo nzayivaho, iyi Imana niyo nzoma inyuma. Aravuga ati nayikundaga nkiri hano, mbona mubikorera hano, ahari ningukurikirana nkajya iwanyu, none nzarushaho kumenya Uwiteka Imana y'Abisirayeli. Ngo nicyo cyatumye avuga ngo nzakugwa inyuma. Si umugabo yashakaga, oya, ntabwo ari ukugira ngo bazamwemere, oya, yashakaga yuko Imana ya Nawomi iba Imana ye. Niyo mpamvu biri tubwira ngo Rusi Imana yamushize mu ntwari zo kwizera. Muri mu gisekuru cya Yesu Rusi abamo, si yindi mpamvu, ni kubwo kwizera kwe. Yizeye iki? Imana y'Abisirayeli. Nicyo cyatumye Bowazi amubera umugabo, bakabyarana abana bigakomeza kugeza kuri Yesu. Kwari kwa kwizera. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ijambo rashaka kuvuga ni ijambo rivuga ngo nubwo inzara yari yateye, nubwo bari mu bibazo, ngo Uwiteka yagendereye ubwoko bwe. Nshuti yanjye, ntabwo Uwiteka agenderera abantu kubw'impamvu imwe, oya, nicyo cyatumye zana ibi bintu byose. Uwiteka agenderera abantu bayo kubw'impamvu yayo, ariko kandi ibije kugira ibyikemura. Amen. Hari abazagenderera akabavana mu ntege nke, hari abazagenderera akabakoresha ibitangaza, hari abazagenderera akabazanamo kwera, hari abazagenderera akavana mu bukene, hari abazagenderera akabahindura ubuzima, imibereho yabo. Amen. Hari abazagenderera Uwiteka bazamure abagezeho tutigeze dutekereza. Hari abo Uwiteka azagenderera iwabo hamara inzara, bavuge ngo Uwiteka yaramwibutse. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Kuko aha hose biratubwira ngo Uwiteka yagendereye abantu bayo. Uwiteka yagize gute? Yagendereye abantu bayo. Amen. Hose yabagendereye ngo bakorere ikintu kimwe. Hari abayagendereye ahura urubyaro, hari abayagendereye abavana mu buretwa, abo yarabagendereye abamara inzara, azana umugisha muri bo, abamara ubukene bwabo bwose. Amen. 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 Bavandimwe, hari abantu bumva kugendererwa n'Imana ubu ngubu n'uwaduha igipimo, waduhinduriza mu mutima akatugira nk'uko umwenda umuntu awuhinduriza, ukareba uko dutegereje Uwiteka ko atugenderera, ukareba nibwo wamenya ko tudasa. Kandi twese nta n'umuri ronga, icyo tuzi twese turi mu kuri, dutegereje Uwiteka uzatugenderera. Kandi humura, Uwiteka nawe azi icyo umukeneyeho, azi icyo umusonzeyeho. Imana ishimwe cyane. Natugenderera hari abazamara inzara, natugenderera hari abazirukana ubukene iwabo, natugenderera hari abazasubiza mu ishuri, icyonze azakora icyo wari utegereje kitakorwa n'umuntu uwo ari we wese. Uvuga ngo Uwiteka niwe ugikoze wenyine. Amen. 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 Urabona nk'umuntu ufite ibihe byiza, wumva abwira Imana ngo ariko ngiye maze iminsi senga, ngiye maze iminsi n'ubundi nizera, nukuri Imana ntacyo umutima ushinja, none se ubwo ngiye nzakubonane. Humura, icyo nzi ntawe udafite inzara kuri we, nawe kandi azinzara umukeneyeho azayiguhaza. Rero n'Abisirayeli yarabagendereye abamara inzara, amara ubukene mu nzu yabo arabatabara. Imana ishimwe cyane. Nakunze Munongo niwe yavuze ati ariko kuki hari abantu tuvuga ko Imana itanga amafaranga, Imana itanga ubukire ukarakara? Niki gituma urakazwa nuko tuvuga ko Imana ikiza? Niki gituma ubabazwa nuko tuvuze ko Imana imara ubukene? Niki gituma wowe urakarira ahubwo ubukire nabwo ni Imana ibutanga. Gukira ntabwo ari bavandimwe, nongere subiremo, ntacyo Satani yaremye, oya. Ubukire n'icyubahiro biri kuri we, ubukene n'icyubahiro biri kuri we. Ntitukavuge gukira ngo urakare, oya. Imana itanga umugisha, Imana igikura abatindi ku cyavu, Imana igimara umubabaro, Imana igizamura, igifata umuntu utatunze igare ikamujyana mu ndege. Kandi nabyo ni byiza, ndabeshya se si byiza? Hari abantu bavuze ko umugisha wa Yesu gusa nuwo tubonera mu mwuka. Uwo ni umugisha umwe mu migisha Yesu atanga. Hari imigisha yo mu buryo bw'umwuka. Turi kujyana nshuti yanjye, ubukene butera umubabaro ukwawo,
kandi imana nayo igitanga umugisha. Imigani 10:22 haranditse ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire kandi nta mubabaro ujya yongeraho. Rero imana igitanga umugisha, ijya yunamura n'abantu, igikura y'igisuzuguriro, ijya yambika abantu bakaberwa. Amen. Igituma abantu baseka, ujya utuma ukorera bikagenda. Urarongorwa nawe ukazara ugaheka ukaba umubyeyi ukagira iwawe. Iyo Imana yibutsa abantu bayo n'ibyo irabikora. Amen. 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 Ngi kibazo nkigira rimwe gusa, niyo bihinduye ubutumwa, niyo bigize intego y'icyo Yesu yapfiriye, iyo ubutumwa bwiza ubuhinduye icyo, bisa naho njye utabifite ntafite Yesu. Aho niho hari ikibazo gusa. Oya, ibyo bikurikira ahubwo kumwizera. Ubwo yaravuze ngo ntimukiganyire ibyo kurya n'ibyo kunywa n'abapagana ziko babikeneye n'abajya bibaha. Aravuga ngo ahubwo icyambere mushaka ubwami bw'iki bw'Imana no gukiranuka, naho ibyo ngibyo ajya biduha bikadukurikira. Arabizi ko nawe ubikeneye. Imana ishimwe cyane. Sindabona umuntu Imana yahaye inzu akavuga ngo ndayanze subiye gukodesha. Ninde? Kugira ngo abwire Imana ngo ibi ni iby'isi, ngiye isubiye gukodesha ibintu by'amazu n'iby'abisi. Ninde se? Amafaranga nayo Imana igiye aduha si icyaha, igitanga umugisha, igimara abantu ubukene gusa, twe kubigira intego y'agakiza. Sicyo Yesu yapfiriye ikihebuje kurenza ibyo, ariko nibyo yajya bihereza abantu bayo. Amen. Akabamara ubukene. Paulo yaravuze ngo rega mwibuke ko yabaye umukene kugira ngo ubukene bwe bugire gute bubatungishe, ajya tumara ubukene. Yandikiye itorero ryo mu Bafilipi, iryo sengesho niryo nanjye mbasengera. Aravuga ngo ni mwebwe itorero rya mbere ryafatanije nanjye kumara ibyo nari nkene. Ati none nanjye ndabasengeye bavandimwe ngo Imana yanjye ibamara ubukene bwanyu bwose. Imana yanjye igira gute ibamara ubukene bwanyu bwose. Nanjye ndasenze icyampa Imana ikabamara ubukene bwanyu bwose, mukaruhuka, ikarinda imitima yanyu ntibe mu mafaranga, amafaranga akaba mu mufuka no mu bikoresho, hanyuma imitima yanyu ikabamo Imana mu izina rya Yesu. Amafaranga ni amavuta. Amafaranga ni amavuta. Bandi bajya bavuga ngo nakunyu ngo hari haba haryoshye. Imana yabahe mu izina rya Yesu. Icyampa gusa ntaduhindukira Imana, nicyo nifuza, ntakabahindukira Imana. Ngo kubana kwacu gushingire kuri yo, agaciro kawe mu itorero gashingire kuri yo, aho niho biba byapfuye gusa. Amen. Ariko Imana yacu ikatubera Imana, yaduha kuyatunga tukayakoresha kandi tukayubahisha Imana muri byose. Imana ibaho umugisha. Icya gatatu, icya kane niho tugeze. Icya kane ni musomere muri Yeremiya ibice 29 umurongo wa 10. Yeremiya ibice 29 umurongo wa 10. Ahubwo Uwiteka aravuga ati, imyaka 70 yahanuriwe i Babuloni nishira nzabagenderera, mbasozeho ijambo ryanjye ryiza rituma mugaruka. Mbasozeho ijambo ryanjye ryiza bitume mugaruka aha. Imana ishimwe cyane. Imana igendereye ubwoko bwayo, hari ikindi gikorwa yaje gukora. Reka mbivuge mu Cyongereza, ikora icyo bita restoration of inheritance and homecoming. Reka mu Kinyarwanda, Imana yongera gusana no gusubiranya, ikagusubiza mu murage wawe. Amen. Imana igendereye ubwoko bwayo, yongera gusana, yongera kurestaurer, yongera gusubiranya, yongera kugarura umuntu mu gaciro cye, yongera kugarura umuntu mu murage we, umuntu akongera agahagarara mu mugisha Imana yamusezeranije. Imana ishimwe cyane. Hano uko byagenze mvuze muri make, ni igihe Imana yabwiye Abisirayeli, niyo ubwayo yabivuze, nzabatatanya mbatatanirize mu bihugu mutigeze mumenya, muzongera mukorera ishyanga mutamenye. Ibi byari biturutse ku cyaha cyabo. Abisirayeli byabaye ibi ngibi biturutse ku cyaha cyabo, ibyaha bari bakoze. Imana avuga ngo dore kubw'ibyo namwe muzakorera ishyanga mutigeze kumenya, muzakorera igihugu mutigeze kumenya.
nzabatatanya. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, Imana ibaha isezerano. Ibwira Yeremiya, uyu ni Yeremiya wahanuraga ibyago, ageze ahantu avuga atari kugenda ubambwirire ngo nibamara imyaka 70 n'abategekeye ari abaretwa bari munsi y'ukuboko kwa Nebukadinezari bababazwa, ngewe Uwiteka ubambwire ngo sinarakaye nk'umuntu, nzabagenderera kandi nimara kubagendera nzaba nzanywe n'iki? Nzaba nzanywe no kubabohora, nzaba nzanywe no kubasubiza mu gihugu cyabo no mu murage wabo no mu gaciro kabo. Imana ishimwe cyane. Ntabwo bazaguma hano, nzabasubiza habo hahoze mbatere. Niyo mpamvu hasi handitse rya jambo ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira. Ntabwo ari bibi, ni byiza kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Imana ishimwe cyane. Uku kugendererwa kose mwibuke kuwa gatatu tuzagira icyo twigira kuri byo. Amen, amen. Ese ko Imana yagendereye Abisiraheli twakwigiramo iki? Bo bahagurutse bakora iki? Imyaka 70 ishize bakoze iki? Baricaye gusa ko Imana yarabasezeranyije ngo nzabagarura mu gihugu cyanyu? Barategereje bavuga ngo rega Imana ivuze irasohoza, ngo ijambo ry'Imana iyo ribaye twebwe ntacyo turikoraho. Baricaye gusa? Oya, imyaka 70 ishize hari icyo bakoze. Amen. Ikaza mu isi ikabana n'abantu ikagendagenda. Ni igihe ubwayo yavuze ngo ni Emmanuel, Imana ibanye n'abantu, Imana hagati mu bantu. Igihe Imana yazaga muri Yesu, igihe Imana yambaraga umubiri, igihe Imana yazaga mu isi, igihe twabonaga Yesu, nicyo gihe gihebuje ibindi Imana yagendereyemo abantu bayo. Haleluya, haleluya. Bamwe yarabagendereye ibahereza abana ari bo Sara. Uyu Sara nyuma y'imyaka mike gusa, umuhungu we ngira ngo yarakwije imyaka 30 n'ingahe, kuko Sara yapfuye afite imyaka ngira ngo 127 kandi yabyaye uriya mwana afite imyaka 90. Urumva yapfuye afite imyaka 37. Umuhungu we yapfuye afite 37. Uyu muhungu we nawe yarapfuye. Turi kujyana. Imana yagendereye Abisiraheli ibakiza amaboko ya Farawo, ariko abangaba baguye mu butayu, murabizi neza. Imana yagendereye igihe cya Rusi Abisiraheli bahereza ibyo kurya, nyamara barapfuye. Imana yagendereye Abisiraheli ibakura mu maboko yande ya Nebukadinezari, ariko barapfuye. Hari igihe Imana yagendereye isi izanye inkuru nziza irenze izindi, inkuru y'agakiza ivuga ngo umwizera wese naho yaba yarapfuye azabaho. Imana ishimwe cyane. Dore inkuru nziza irenze izindi, igihe cyo kugendererwa kirenze ikindi, ni igihe Imana yagendereye abantu bayo muri Kristo Yesu. Agakiza karavugwa, karavuga ngo n'abanyamahanga nawe bazamwizigira, kuko umwizeye wese abona ubugingo buhoraho. Umwizeye wese ntabwo azapfa buheriheri, umwizeye wese azabaho iteka. Iki nicyo gihe kirenze ibindi Imana yagendereye isi. Amen. Ni igihe Yesu yazaga mu isi, ni igihe Yesu yambaraga umubiri, ni igihe Imana yaje mu isi. Paulo yandikiye Abaroma igice cya mbere aravuga ngo ndashimira Imana ko yangize intumwa no kuba umugabura w'ijambo ryayo, ngo no kubwira isi by'agakiza, no kubwira isi iby'ijambo rye. Aravuga ngo kandi ubwo butumwa si ubundi ngo nubwerekeye Kristo Yesu. Ngo uyu Yesu tuvuga afite identite ebyiri, double identite. Ngo iya mbere ngo umurebye mu by'umubiri, umurebye mu byerekeranye n'umubiri, ngo uyu Yesu tuvuga ngo akomoka mu rubyaro rwa Dawidi. Ise yitwaga Yakobo nako Yosefu, sekura kitwa Yakobo. Iyo ukomeje uramureba ukamutrasa ugasanga ni umuyuda. Uyu nguyu arangije aravuga ngo ariko mu buryo bw'umwuka ngo ni umwana w'Imana, ngo bihanwa n'ikintu kimwe, ngo yuko Imana yamuzuye mu bapfuye, we ntiyigeze abona kubora, yarazutse ni muzima. Nshuti yanjye, abana b'Imana ikibaranga dufite ikisi dafite, twiteguye kuzazuka, na nyuma y'ubu buzima sibwo buzima natugenderera. Haleluya. Azaguha urubyaro yenda urarutegereje, azaguha amafaranga yenda urayategereje, azaguhereza yenda umugisha runaka, azaguha gushaka nibyo, azaguhereza, azaguha nk'uko yahaye abandi. Ariko hari ikiruta ikindi twaboneye muri Kristo Yesu, nuko bamwizeye batazapfa iteka, bafite kuzuka, bafite ubugingo buhoraho, bafite kuzabaho. Niba utaramwizera ndakubwiza ukuri, nicyo cyiza gihebuje ibindi. Amen, amen,
aduha nk'ibyo yahaye abandi. N'ikimenyimenyi yarabiduhaye. Twambaye nk'uko bambaye, twararongoye nk'uko barongora, tubona promotion mu kazi nk'uko bayibona, turapfusha nabo bagapfusha, turasonza nabo bagasonza. Mugani wabo uririmbye dusangira ibishyimbo, rimwe na rimwe imbabura yacu tukayimanuka bo bariye bahaze, cyangwa natwe tukarya bo bashonje. No muri ubuzima nitungana situation economique, Imana igituzamura ikaduha ubuzima si igitangaza, ariko hari icyo yakoze kirenze ibintu. Yagendereye isi, ababarira gukiranirwa kwacu, yababariye ibicumuro byacu, yaduhaye kuvuka ubwa kabiri, yatugiriye neza, yatugiriye neza, yaduhaye kuba abana b'umuzuko, yaduhaye kuba abana b'Imana, yaduhaye kubabarirwa ibyaha, yanditse amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo. Yagendereye isi ngo ariko kubabarirwa ibyaha. Yaravuze ngo nawe mwana muto uzabanziriza abandi, ngo uzababwira inkuru z'agakiza, ngo agakiza si ikindi, ngo ni iri jambo, ngo ni ukubabarirwa ibyaha byacu. Kubera ko ibyaha, kubera iki? Abaroma 8:23 haravuga ngo kuko impembo y'ibyaha ari urupfu, ngo ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Yaje kutubwira inkuru nziza. Dore igihe Imana yagendereye isi nyabona, yavuze iby'agakiza, yavuze ibyo gucungurwa no kubabarirwa ibyaha. Amen, amen. Harwo nkunda kubabarirwa ibyaha. Buri Imana muri Kristo Yesu iza kuba ikintu yadukoreye muri we gusa ari ukubabarirwa ibyaha. Murumva nabwo twari kuba duhombye. Arambwira ngo niyo yaba ari cyo cyonyine gusa yakoze, Yesu arusha ibintu byose agaciro muri isi. Niyo yaba ari cyo cyonyine ashoboye. Unyumve neza, Imana ishoboye byose. Ntitwabivuze se? Nitugenderera izaduhana urubyaro, nitugenderera izadukura igisuzuguriro, nitugenderera n'amafaranga izayatanga, nitugenderera ubuzima burahinduka. Igendereye abantu ikora kuri ango zose z'ubuzima. Ariko ibaze iza kuba ikishoboye gusa, icyo yaduhaye muri Yesu gusa ari ukubabarirwa ibyaha, nabwo ubwabyo abakiri uwa mbere. Amen, amen. Nibaza ko ibyaha bitaremereye n'uwo bitararemerera nyine. Utumva icyo Yesu yakoze cyitwa kubabarirwa ibyaha, n'uwo ibyaha bitararemerera mu mutima. Ibyaha birakuzunguza, ukiyahura ntawe ubigusabye, umuntu akajya yikura mu bandi ntawe ubimubwiye. Ibyaha ugira ngo ingorane zose dufite zikomotse kuki? Zakomotse ku cyaha. Izi ndwara nta handi zikomoka, ni kubera ibyaha. Ubukene, ubusumbane, izi ntimba, niwo muzi w'ibibi byose tubona muri iyi si, ni icyaha. Yarakoze kuza kunesha umuzi w'ibibi, ni icyaha. Yesu yapfiriye ibyaha by'abari mu isi, yaje kutubera incungu, yaje kutubera umukiza. Hahirwa abamwizera. Yo, haleluya, 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 haleluya. Maze iminsi nkora ubushakashatsi pe, numviriza uburyo abantu iyi si yashizemo imbaraga. Mbabwije ukuri, iyi si yashizemo imbaraga ngo bahindure ubusa ubukristo, ngo bahindure ubusa Yesu. Abantu barahagurutse berekana ko Imana itaremye umuntu. Ubu hafi abantu abize baremera ko isi itigeze iremwa, nta création yabayeho. Abo ni abahanga. Abavuga ko Imana yaremye, ibyo ni ibitekerezo bashize mu cyo bita ngo naba conservateur, ngo nabantu baguma ku byashize. Isi nuko imeze. Iyo uvuze Yesu bo baraguseka cyane, ni umugabo wabayeho nk'abandi. Mu Israeli bo nahoze mbaza wagiyeyo, uretse ko uyu mwaka nanjye nzajyayo kabisa. Mbibabwiye hakiri kare. Yavuye yarambwira ati rero, ati natangajwe n'Abisiraheli, ati iyo uvuze ko Yesu ari umwana w'Imana, ari Masihi, barababara cyane, bakavuga ngo iyo muvuze ibitangaza, ngo hano hari abantu bakoze ibitangaza birenze ibindi. Ariko nanejejwe n'ijambo Paulo yavuze batarageraho, ni ijambo yavuze ngo bavandimwe, ngo iyo tuvuga Yesu, ngo igikomeye kuruta ibindi nuko yabaye imfura yo kuzuka. Niwe wabaye imfura yo kuzuka. Aravuga ngo abantu bazaterana. Burya abasilamu wavuga ibindi,
Yesu ntiyapfuye kugira ngo utagere ku kuzuka. Oya, ntiyazutse ngo burya ngo uriya musaraba bawubambyeho ngo bawubambyeho Simoni ngo we yarakwebye. Ndavuga ntiba Yesu yarakwebye bakabamba Simoni nta kosa yakoze. Niwe mugabo mubi kurenza abandi. Simoni agize kumutwaza narangiza mukwepe. Erega nawe bamufashe ku ngufu. Ndavuga Simoni kara kade ni igitugu gusa, kuko uzarebe filimi bararebye babonye munaniye kwikora umusaraba kubera inkoni, barareba babona ikigabo gifite ibiro baravuga ati wowe ni yazize guswa Miss Kreze. Hatariko ngiye ntabwo nari mbirimo, ngiye nari uravuga iki se ikorera uyu musaraba. Eba nanjye nanije muri business wacu ni kurene uramaze uri n'ikinyamahanga ikorere ngo yikorera ku ngufu. Ibaze rero uyu mugabo witwa Yesu yabona bamutwaje ngo yarakwebye bana, ngo yarakwebye vraiment yarakwepa subundi yari afite imbaraga, bagiye kumutwaza atapfuye, yarabambwe, yarapfuye kandi yarazutse. Dore iziringiro byacu, dore iziringiro byacu. Paulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere 15 aravuga ngo bavandimwe, niba Kristo Yesu atarazutse, ni twebwe abantu bakwiye kugirirwa imbabazi kuruta abandi. Muri ubu buzima turi ba masikini. Igishimishije yaravutse, yarazupfuye, arazuka, ni muzima. Izina rye mu mazina agira 19 Bibiliya ivuga afite izina ryitwa ngo nifura mu bazutse, ni umuganura w'abazutse, ni muzima. Yesu agenda hagati y'ibitereko 7 by'amatabaza. Imana ishimwe cyane. Niba atarazutse rero ni twebwe ndushyi. Muri ubu buzima twibabariza iki se? Wiyiririza ubusiki. Aravuga ngo niba ari ibyo rero ngo nitwirire twinywere kuko natwe tuzapfa. Niba Yesu atarazutse turabuzwa iki se kurya ubuzima no kurya isi? Twakagombye kurya isi nyabuna. Twaba tuburiza iki se kujya ubonye amafaranga wakagombye kudebosha ugakura ibizira byose, ukajya Pilipili ukahava ukajya Papirisi byakurambira ukajya Dar es Salaam hakurambira ugakomeza mu nyanja ukajya hehe se, ukajya Zanzibar haguhaga ugakomeza iri Komori, wabihaga ukajya mu Faransa, iyi Faransa bitakunda ukajya Dubai ukarya isi, nawe ikazakurya kuko abapfuye ntibazuka. Ndabesha se nawe ikazakurya bati base nari isi. Bavandimwe, ntabwo turya isi kubera iki? Kuko tuzi kuba ubuzima ni imyitozo gusa. Tuzazuka tujye kuba witeka ryose. Tuzarya nyabuna ijuru apanisi, tuzarya ijuru. Nabonye abantu b'amasikini. Ikikwereka umutindi iyo umuhaye ibiryo arya byose. Ajya ku meza akarya ibijumba, agashyiraho ibirayi, agashyiraho imiceri, uzareba abakire si abantu. Umukire aragenda agatoranya agasenda baboye. Atese inkoko yose ati sinza hijya ariko icyo nshaka nagasenda baboye, niko numva gashaka. Nyine n'umukire. Ikikwereka ko uri umutindi urarya isi nkaho ejo hatarahawe. Twebwe turitonda kuko tuzabaho iteka. Tuzabaho iteka. Tuzabaho iteka. Turimo turiyanduza hano, turi mu myitozo, tuzajya kubaho tuba iteka ryose. Unanisikia? Wowe urya abakobwa ukarya b'Ikibungo ukarya b'Ikigali, impamvu nyine uzahora inaha. Yubonye inzoga unywa raga ukanywa Primus uzinywa nk'uzasigara inaha nyine. Twebwe dutegereje kuzanywa kuri vino Imana yateguriye abayize. Tuzazuka nyabuna. Hitwandurura ibyo tubonye. Si ugutinya hoya. Turitunganye ngo tujye kubana n'umwana. Mugani w'ababandi turi mu nzu y'urwambariro rw'abera. Turimo turiboneza kuzajya kuba habera baza. Yababa we!
rimwe hari agakuru nasomye karyoheye, nagasomye mu gitabo cya Rick ngo umugabo yagiye kuba umumisiyoneri, aba umumisiyoneri muri Amerika y'Amajyepfo ubuzima bwe bwose. Ngo ubwo yaragarutse iwabo muri Amerika, ngo yari afite icyo bita expectation, ngo yuko itorero rizaza, ngo rizaza kumwakira n'ibyishimo, ngo n'umunezero, ngo akajya yimagine uburyo bazaba bameze bamuririmbira uturirimbo, aratahanye iminyago. Urabona bya bintu nyine by'abarokore. Reka da, ngo agize ibyago, ngo aza mu bwato bwarimo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo hageze ngo asanga abantu bose birukanwe, ngo uretse perezida wenyine, ngo bamushyiriho tapi rouge, ngo yasohotse nta numwe wamenye ko yaje. Ngo yumva umubabaro mwinshi n'umujinya, abwira Imana ngo nibi mpembye kwe nibi, no mu rugo nta umenye ko ntashye. Ubwo perezida urabyumva nawe barimo bari indirimbo y'igihugu, abantu bigije ingegera nyine. Abwira Imana ngo ndababaye tu. Imana yambwira mwegera ngo ariko ubabajwe n'iki? Ubabajwe n'iki vrema? Nti ndababaye nyine. Mbure nunyakira na madamu ntahari. Aturabazwa n'iki se? Atureba abandi bantu kuba bakira, ati none se nawe nutaha bazakwakira neza? Wari wataha se? Hano ho hari iwanyu burya. Uyu nyine ni umwami w'inaha, dore iwabo uko bamwakira. Rindira nawe nutaha uzambaze ko nta kwakiriye. Bazatwakira we. Abasomye igitabo cy'umugenzi mu Kristo, ngo ubwo yaragiyeyo amaze kwambuka aho bita Beura, ngo yambutse amazi y'urupfu, ngo ageze hakurya yasanze abamarayika barimo baranihiriza indirimbo z'umunezero no kumwakira. Arangije ngo agenda aririmbirwa, ngo kajebaza ngo ariko ngo Yesu ari hehe? Ati Yesu ati atari mu ijuru. Atandi hehe se? Ati turacyari inyuma y'urugo. Bari bakwakira se? Ati nuko, ati ibi ni ibihozo byo kukwinjiza, ntabwo turakurire. Ngo we yarazi ko yagezeho yarenzaho Imana iri. Kumbe bari bakiri ku irembo, ngo bakajya bamuririmbira, ngo arebe uburyo bamufite ubwiza, ngo ubwiza bwabo bukamutera, ariko ndanezerewe, Mana warakoze kumpa kwiyanga. Ati ntabwo uramubona we. Natwakira ngo za ngo mu Kristo yakomeje kwandika, aravuga ngo bakinguye irembo, ngo amubonye, ngo abwira se ngo dore ngaba abavuye muri urya mubabaro, abameshe ibishura byabo, abakiriye impano y'ubu. Nshuti yanyu, tuzataha mw'isi wacu. Kandi ikimbabaza, ntibafite aho batujyana, ntibanashaka kwemera aho tubajyana. Yumvuze birumvikana? Ngo yanguye umuntu apfe birangiye, kuki ushaka kutwemeza ko birangiye? Twebwe tuzi aho tuzajya. Ni utanaje ngo tujyane cece kuzapfa utazi ugiye. Twebwe turabizi abamwizera. Turi mu myitozo yo kubaho. Tuzajya kubana n'Imana iwacu. Ntabwo dusakuma nk'indurumbyi. Turi ingegera. Niyo twasonza turigumya. Dufite iwacu nyabo. Aho umubabaro utaba, aho agahinda kataba, aho kuticuza, kwicuza ntikubayo. Ngo izanagura amarira ku maso yacu, izatwibagiza umubabaro, ngo izaduha ibyururutse imitima. Tuzibagirwa ko twababaye. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Icyanyuma rero, umva icyanyuma, ni outpouring of the Holy Spirit. Ubwo ugiye cyanyuma Imana yagendereye abantu bayo, ni igihe yasukaga umwuka wera mu isi. Imana ishimwe cyane. Ni igihe yasutse umwuka wera mu isi. Nicyo gihe kindi kiryoshye mu buzima. Bavandimwe, umwuka wera, ndabizi neza muri iki gihe cyo kugendererwa n'Imana tuzamuvuga. Umwuka wera. Umwuka wera nararebye ndibaza ngo namuhina gute, namuvuga gute muri make. Umwuka wera namukubwira ngo Bibiliya yamuvuze mu buryo bwinshi, ariko hari ubwo nkunda nubwo yavuze ngo ni ingwate. Ibanki zirakabyara gusa. Banki Imana irakaziha umugisha. Ubwo ndagira ngo batazanyima amafaranga. Kubera iki? Ubashyira ikibanza cyawe wiguriye miliyoni 5. Ubu ngubu wareba nuko leta ibivuga kikaba kigeze kuri miliyoni 15. Bagerayo bagahamagara expert b'ingwate.
bakaza bakavuga ati iki kibanza bakagitesha agaciro bakagisubiza kuri 3. Ukajya wibaza 3 aho bazivanye ko ngiye nakiguze 5 wowe 3 zivanye. Ukurikije uko leta ivuga ubutaka bwanditswe hano ubutaka kweri ni miliyoni 3. Ati reka da dushyiraho nuko ibintu bishobora guhinduka, dushyiraho nuko ibihe bimeze, ngo ikituma bakora ibyo ngo nukugira ngo yo bazaguha batazayaburamo. Uranyumva neza? Bakavuga ati niba ari na 15 twebwe tugomba kwishyiramo marge de sécurité ku buryo yo tuguha n'iki kibanza cyahomba tuzayabonamo tu. Turi kujyana mu yandi magambo, ingwate igomba kubirisha agaciro inguzanyo hawe. Turabyemeranya? Imana yo kabyara yaravuze ati simba sezeranije ubuzima buhoraho, simbabwiye ko nzagaruka kubatwara, simbabwira ko muzabaho iteka, ngiye kubasigira ingwate irengeje agaciro ibyo mbasezeranije. Iyo ngwate rero ni iki? Ni umwuka wera. Kubera iki? Kubera ko Bibiliya tubwira ngo yadusezeranije ubugingo buhoraho, ngo umwuka wera we ni umwuka utanga ubugingo. Urumva itandukaniro? Bwa bugingo niyo bwashira. Icyo yadusezeranije, ingwate yaduhaye, ni isoko y'ubundi bugingo. Muvuze muri make uko aryohera umwuka wera. Icya kabiri, umwuka wera niwe wenyine ufite ubushobozi bwo gufata ubuzima bwo muri Bibiliya akabuvana mu mpapuro akabugira ubuzima mu mutima wawe gusa. Niba uvuga ngo Imana itanga amahoro, mwuka wera ajya kura ayo mahoro mu bipapuro akayashyira mu mutima ukayaviva. Turi kujyana? Niba umwuka wera, niba Imana ivuga ngo ku musaraba hari imbaraga, ku musaraba hari amazi, umwuka wera ajya afata y'amazi avugwa ku musaraba ntaba amazi yo mu bitabo ngo akayadudubiza mu mutima wawe. None niki cyo gukundwa kumuruta? Mwuka wera ikinyereka abakristo batamugira. Hari wigeze kumbaza, twari tuvuye mu Muhanga, ntabwo nzibagirwa n'umunsi, ni igihe robot twari twagiye gusura itorero ry'imihanga, twarishyiriye imyenda, twicaye mu modoka, arambwira ati pastor turiherereye twembi, ndagira ngo mbwize ukuri, bya bintu mujya mwiha kuvuga, nawe ni umukristo, nawe turasengana, bya bintu mujya mwiha kuvuga ngo mukumbuye ijuru, koko buriya mukomeje cyangwa ni imitwe mudutekaho? Ndetse kubera iki? None se mukumbura ijuru mwagezeyo? Kubu ngewe nkumbura Kigali kuko mpazi, ubu nakwihandagaza ngo nkumbuye Afghanistan ntarajyayo. None mwe mukumbura ijuru gute mutarajyayo? Mbura ukuntu mbimubwira, numva namubwira ngo wakumpera umwuka wera gusa, kuko umwuka wera atugezayo utarajyayo. Ukajya ugaruka uvuga ati ariko ngewe iyi si ndayihaza. Uranyumva neza? Ukajya uririmba nk'ababandi ati yewe wasiwe nzakuvamo nigendere, yewe wasiwe nzakuvamo nitahire. Buryo ubivuga singanzo yegutse, ahubwo umwuka wera mu mwuka abantu batakureba ajya kujyana ukumva ugezeyo ugasa n'urebye Yesu mu maso. Badamu bagenzi banjye, mumbera abagabo kuko ndabizi neza muri niko mumeze. Burya abadamu Imana yarabaremye, ibarema neza, ibaha gukunda inkuru z'urukundo. Ni kimenyimenyi televiziyo zatwa za Terra Nova n'iz'abagore, ndabeshya? Mumbwize ukuri. Terra Nova ntumva ko barimo barankosora se nyine, baba banabizi. Terra Nova ziriya televiziyo mpamya neza ko bazikoreye abagore. Uramusanga, nigeze kubana n'umuvandimwe saa 11 mu rugo y'abagahari kugira ngo arebe filime itwaga El Diablo. El Diablo ni cy'Espanyol, mu gifaransa ni Le Diable, mu kinyarwanda ni Satani. Iyo filime yari urukundo. Iyo yikubwira wagira ngo bahuriye na Yesu i Nazareti ajya i Kaperinaumu.
arakubwira ati El Diablo ni umuhungu, ukabona yameze amababa, ni umuhungu mwiza sha, uzi kuntu yarameze, uriya ni se, ni umuntu mubi, erega rimwe rimwe akanarira. Usanga bafite icyo bita ngo ni za novo. Iyo akubwira novo yasomye y'urukundo, ndavuga ibyo nabonye, usanga yarize ngwego shango, ariko hongeze rero hararenze, ngo ni umugore, ngo mama we shango yaramurenganije, ngo ariko mana we agakorwa hakarira. Kandi ibyo nagira mbamenyeshe ko ari inkuru z'ibihimbano zanditswe gusa. Ariko iyo twasabanye nazo, izo nkuru iyo twasabanye nazo, tuba turimo imbere. Madamu wanjye hari ikintu duhuza gukunda twembi, ni film. Iyo tuyirebana hari igihe nyine tugera ahantu hateye ubwoba, kandi kwera ukumva nawe urabufite, ukagira bati ye baba we sinyere kubona bamwica we, ye baba we nkambwira ntirebere rega niko babikinnye, reka twirebere hariya ni kuri abahakinnye, ishyiremo ko babikinnye. Rero nubwo babikinnye bidukora ku mutima, mwaswe inkuru y'ukuri yanditswe ku mitima yacu, inkuru y'urukundo, inkuru y'uwadukunze. Kandi iyo nkuru hari umwuka wera uyihindura ubuzima muri twe, tukajya mu ijuru tutagezeyo fi. Ukajya wumva Eliya ntawe wagira ngo mwarakuranye, ngiye numva n'ingero ntazamuyoberwa, turaziranye kweri. Wowe ubu Pawulo urumva Pawulo utamuzi kweri? Petero ndamuzi, wagira ngo twaturanye hepfo ikibungo, uko nukuri. Uburusi ntabwo mubona ari akadamu gato gaturusi, ntabwo mubona wowe. Mose n'ibyanwa binini ntabwo mureba, ariko sha nishira uko mbabwira n'ukuri, ngewe ndabafite mu mitekerereze, numva tunahuye nta muyoberwa. Nambwira ariko nturi Pawulo kandi wagira ngo ye baba we, Holy Spirit. Ubu ya mihanda y'izahabu wowe ntabwo ujye uyitekereza. Ukwera iki mumbwiza ukuri fi, iyo usomye ntabwo yanyanje birahuru ujye uyibona, ntabwo ujye umureba mu maso ukananirwa kumubona kubera ubwiza bwe buhebuje. None uragira ngo tuba duhimbahimba umwuka wera. Yaramudusigiye ngo dusindagize. Iyo iby'isi byazamuye inzara, ajya yizimisha umwuka. Amen. Amen. Iyo twatangiye kwiyandavuza, umwuka ajya tugira ati muceceke, muri hafi kugera iwanyu. Urabona iyo umuntu yarambiwe agakiza aravuga ngo kubavuga baturaje, none ubu turabyaye turujukuruje, nose niki cyagutindije. Ukajya uvuga ati birabaye kabisa, kuva nkivuka bambwiraga ngo uraje, nabambanjirije baririmbye gutya, none turabyaye nariyo narakuze, kuki utaje? Uzi impamvu? Urabirambiwe. Umwuka wera yahari ngo guhoza ku nkeke, arakubwira ngo ari ku rugi, arakubwira ngo niyo yatinda urupfu rwo ntirwatinda, ugahora witeguye nkaho utaha mu gitondo, urugendo rukoroha. Mungu wetu asifiwe, Mungu wetu asifiwe. Haleluya. Guruke basi tumuririmbire nibura. Dore ibihe bitandatu isi Imana yagendereye isi, hari igihe buje ibindi. Umwami Yesu yambaye umubiri haza mwese, mwuka wera arahari ngo adukomeze. Haleluya, haleluya.